ufite imbaraga, ni umugabo usenya ibyo abadayimoni bubatse igihe kirekire, ni umugabo usenya ibyo abadayimoni bubatse mu mitima yawe, ni umugabo usenya, ni Imana isenya ibyo abantu bubatse ku buzima bwawe bidahesha Imana icyubahiro, cyangwa se hari abarozi bagushyizeho ingenza, hari ibyo bubatse ku buzima bwawe, ariko Uwiteka Imana aje kubisenya. arakubwiye ngo humura, aragutabaye, kandi nagagutabaye ejo aragutabara uyu munsi, aragutabaye, humura. Uwiteka Imana nashimwe. Ngo dore abakurakariye bose bazakurwa n'isoni. Haleluya. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure. Wanzwe kera, washatse guhirikwa kuri iyo ntebe kera, ariko Uwiteka Imana aje kugutabara. Humura. Inkuru nziza y'uyu munsi iravuga ngo humura, nje kugutabara. Uri mu mwijima, uri mu mvura igwa idahita, uri ku zuba ry'igikatu ritajya rirenga. Humura, Uwiteka uyu munsi ashyizeho umugoroba w'ubutabazi. Uyu munsi imvura yawe irahita. Ijambo riravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ndavugana nawe ubabaye, ubabajwe, ndavugana nawe ufite intimba n'agahinda, ndavugana nawe wahuye n'abakwanga bakujomba ibikwasi, erega ndakubwiye ngo Uwiteka Imana aje kugutaba. Aka kanya umuntu uzi ko adafite inzu kandi amaze igihe agisaba, adafite aho atura, adafite ahantu agana, kandi amaze igihe abisaba Imana, amaze amasengesho y'iminsi myinshi asaba Imana, abwira Imana ati Mana ndagusaba gakondo muri Kigali. Imana irayitanze itawugishije inama bo ku ruhande. Nimba ari wowe wakoze ayo masengesho usaba gakondo muri Kigali, andika muri comment uvuga ngo amen. Nimba urushye unaniwe, andika muri comment uvuge ngo amen, ko Imana igutabaye. Nyandikira muri comment uvuge ngo amen, Imana irantabaye. Nimba ufite ubukwe ukabona nta nzira kandi buzaba ejo, andika amena ko Imana intabaye. Nimba wari ugiye kubura ukaba ubonye amafaranga yo kurya, andika amena ko Imana igutabaye. Andika amena muri comment. Ndagushuhuje wowe urimo kunyumva, ndagushuhuje wowe unkurikiranye, kandi ndagushimira wowe wakoze subscribe ugakora share, kandi nshuhuje umuntu mushya kuri uyu muyoboro wacu wa Lion Mountain TV. Ndamushimiye nawe kwa ageze aha hantu aka kanya. Tugiye kuvuga ku ijambo rikomeye cyane, ku ijambo Yesaya yavuze. Iyi ni umwanya w'ikiganiro cy'inkuru nziza. Inkuru nziza nkuzaniye iravuga ngo witinya, wigira ubwoba, cyangwa se witinya, humura. Reka dusome Bibiliya, hanyuma tuze dukomeza twumva iyo nkuru nziza, hanyuma Uwiteka Imana akomeze kuduhana umugisha. Ariko mbere yuko dusoma, reka tubanze dusenge. Data Nyiringabo, uri Imana nziza, uri Imana nyiribihe, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe, ndagushimiye Mwami. Hari abantu barushye, hari abantu bananiwe, bagire neza, bahereza umutima wo kukwiringira kuko urahari. Hari amagambo wavugiye mu mugaragu wawe uje kubabwira, nanjye ngiye kwatuza akanwa kawe mbabwira, ariko abahumurize. Bibiliya ni ubuzima. Iyo ufashe ibiri muri Bibiliya ukabihindura ibyawe birakoreka. Reka rero bakwizere nyaguhora ku ngoma, we urushye, uri kwa muganga, unaniwe, Mwayimana giteye gikomeye, wuburaye, ubwira uwambaye ubusa, Mwayimana uri mu nzu z'imbohe, Mwayimana ubagire neza. Urakoze nyiribihe, urakoze Data wa twese kubagire neza, kandi ubahereze umutima wo kukwiringira, ubahereze umutima, kandi Mwayimana ukemure buri kibazo cyose buri muntu wese afite. Urakoze nyiribihe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tudatinze reka dukomeze dusome muri Yesaya 41 umurongo waho wa 8 kugeza ku wa 13, twumve uko havuga, kugira ngo mwumve inkuru nziza mbazaniye. Iki ni cya kiganiro cyanyu cy'inkuru nziza. Yesaya 41 umurongo waho wa 8 haravuga ngo, ariko woweho Isiraheli umugaragu wanjye, Yakobo natoranyije mu rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye, weho nahamagaye nkagukura ku mpera y'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranije sinaguciye. 8:10
ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya nkukomeza, ni koko nzajya nkutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. 11. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. 12. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. 13 ari wo murongo wa nyuma tugiye gusoma. Kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko nkakubwira, nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinya ndagutabaye. Murakoze cyane. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ijambo cyangwa se ku nkuru nziza ivuga ngo witinya ndagutabaye. Uwiteka Imana ni umugabo w'umuhanga, ni umugabo ufite imbaraga, ni umugabo usenya ibyo abadayimoni bubatse igihe kirekire, ni umugabo usenya ibyo abadayimoni bubatse mu mitima yawe, ni umugabo usenya, ni Imana isenya ibyo abantu bubatse ku buzima bwawe bidahesha Imana icyubahiro, cyangwa se hari abarozi bagushyizeho ingenza, hari ibyo bubatse ku buzima bwawe, ariko Uwiteka Imana aje kubisenya. Arakubwiye ngo humura, aragutabaye, kandi nagagutabaye ejo aragutabara uyu munsi, aragutabaye, humura. Uwiteka Imana nashimwe. Ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni. Haleluya. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure. Haleluya. Haleluya. Abakurakariye bose bazakorwa n'isoni. Nukuri Uwiteka Imana arabatabaye. Mukobwa, Imana iragutabaye. Iri jambo ni iryawe, iyi Yesaya ni iyawe. Uwiteka Imana aragutabaye. Uwiteka Imana agutabaye atagishije inama. Uwiteka Imana agutabaye atagishije inama ababyeyi bawe. Uwiteka Imana agutabaye atagishije abavandimwe bawe. Uwiteka Imana agutabaye atagishije inama abaturanyi bawe. Uwiteka Imana agutabaye atagishije inama abakureberera mu kazi. Uwiteka Imana aciye muri wowe gusa, nta handi azaca agutabara. Aragutabaye, aragutabaye. Uyu munsi ni kuwa gatanu. Hari abantu bihebye bafite ubukwe bavuga ngo ejo ubukwe bwanjye buzagenda bute. Reka nkubwire wowe ufite ubukwe, humura. We humura, shikama. Biba bikomeye, ariko uyu munsi utararangira urabona ineza y'Imana. Ni ukuri, uyu munsi utararangira urabona amafaranga ukemura ikibazo cyawe. Uyu munsi Uwiteka Imana aragutabaye. Humura. Inkuru nziza y'uyu munsi iravuga ngo ndagutabaye. Humura, ndagutabaye. Humura rero, Uwiteka agiye kugutabara. Humura, Uwiteka Imana amanuwe no kugutabara. Nta mpamvu rero n'imwe yaguca intege mu mitima, kubera ko n'iri jambo rimanutse ku bwawe. Kuki uryumvishe? Kuki uriteze amatwi? Kuki se urigezeho ukaryumva ugahita utuza umutima wawe? Kuki ari wowe riziye? Kuki bihuriranye no ko ufite ibibazo by'uyu munsi by'ubukwe? Kuki bihuranye n'uko ufite ibibazo by'uburwayi wabuze amafaranga yo kwishyura? Kuki bihuranye n'uko abana bagiye kuburara? Uwiteka Imana ntabwo yemera ko baburara. Wenda baburaye ubushize, baburaye umunsi ushize, babwiriwe, ariko uyu munsi ntabwo baburara. Humura, Uwiteka Imana aje kugutabara. Humura, Uwiteka Imana aje kugira gute? Kugutabara. Ufite urubanza, bakunyaza ubutaka bwawe. Haleluya. Bashatse abantu bagushinja ibinyoma, barimo baragushinja ibinyoma kugira ngo ufungwe, kugira ngo basigarane imitungo yawe. Uwiteka Imana aje kuburizamo izo manza, aje gucamo kabiri izo manza. Uwiteka Imana ica urwa kibera, aciye urwo rubanza. Humura, nje kugutabara. Niko Uwiteka Imana avuga. Humura, nje kugutabara. Iri jambo ni iryawe mushuti wanjye. Iri jambo ni iryawe mukobwa. Iri ni ijambo Uwiteka Imana amanuye wa musore we. Iri ni ijambo Uwiteka Imana amanuye wa mugabo we. Warwanyijwe kera, wanzwe kera, washatse guhirikwa kuri iyo ntebe kera, ariko Uwiteka Imana aje kugutabara. Humura,
inkuru nziza y'uyu munsi iravuga ngo humura nije kugutabara. Imana yarabirebye, yabimaze igihe ibireba, warayitakambiye, ariko uyu munsi yabyemeye, ije kugutabara. Uyu munsi ije kugutabara. Uwiteka Imana aje kugutabara. Uyu munsi Uwiteka Imana aje kubana nawe. Hari imbaraga, hari imbaraga z'abarozi zimaze igihe zikwizingiyeho, hari imbaraga z'abapfumu zimaze igihe zikwizingiyeho, hari uburozi bwinshi bashatse. Uwiteka Imana aje kugutabara. Hari abajura benshi bashatse kukwiba, yewe bakuriganyije ibyawe, ariko Uwiteka Imana aje kugutabara. Yesu nashimwe cyane. Inkuru nziza y'uyu munsi, Uwiteka Imana aje kugira gute? Aje kugutabara. Humura, 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 humura papa, humura mama. Uri mu ntambara, uri mu mwijima, uri mu mvura igwa idahita, uri ku zuba ry'igikatu ritajya rirenga. Humura Uwiteka uyu munsi ashyizeho umugoroba w'ubutabazi. Uyu munsi imvura yawe irahita. Ijambo riravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Oh haleluya. Uwiteka Imana aje kubatabara. Ndavugana nawe ubabaye, ubabajwe, ndavugana nawe ufite intimba n'agahinda, ndavugana nawe wahuye n'abakwanga bakujomba ibikwasi, erega ndakubwiye ngo Uwiteka Imana aje kugutabara. Haleluya. Aka kanya umuntu uzi ko adafite inzu kandi amaze igihe agisaba, adafite aho atura, adafite ahantu agana, kandi amaze igihe abisaba Imana, amaze amasengesho y'iminsi myinshi asaba Imana, abwira Imana ati Mana ndagusaba gakondo muri Kigali. Imana irayitanze itawugishije inama wo ku ruhande. Nimba ari wowe wakoze ayo masengesho usaba gakondo muri Kigali, andika muri comment uvuga ngo amen. Nimba urushye unaniwe, andika muri comment uvuge ngo amen, ko Imana igutabaye. Nyandikira muri comment uvuge ngo amen, Imana irantabaye. Nimba ufite ubukwe ukabona nta nzira kandi buzaba ejo, andika amena ko Imana intabaye. Nimba wari ugiye kubura ukaba ubonye amafaranga yo kurya, andika amena ko Imana igutabaye. Andika amena muri comment. Hanyuma Uwiteka Imana akomeza duhana umugisha. Ni ukuri Uwiteka Imana arakora. Nabonye akora ku bukwe bwanjye, byageze kuwa gatanu nta mafaranga ya sare, nta mafaranga yo anyambika, nta mafaranga yambika abageni dufite, nta mafaranga akodesha imodoka, nta mafaranga adekora sare, ibyo byose nta mafaranga twari dufite. Ariko kuwa gatanu saa 9 Uwiteka Imana aritamurura. Ndavuze ngo andika mena nimba hari ikimana igukoreye, andika mena nimba ubyizeye. Haleluya. Uwiteka Imana nashimwe, Uwiteka Imana nahimbazwe. Ndaguhamiriza ko Uwiteka Imana yagutabara. Imana ize gutabara Dawidi. Haleluya. Igihe Sawuli yamuhigaga ashaka kumwica, Uwiteka Imana akamurinda, akamunyuza mu buvumo. Naharaho Uwiteka Imana kurindiye kugira ngo ibyo icanege, ibyo abashaka kuguhitana bakubure. Uwiteka Imana nashimwe. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Kora subscribe, ukore share, ukore like kugira ngo ikiganiro cyacu kigere ku bantu benshi. Hanyuma wandika na comment uvuga ngo amena. Hanyuma Uwiteka Imana akomeze kuduhana umugisha. Shalom shalom. Kandi ni ukuri mujye mutwandikira mutubwire muti ejo turashaka kutubwira kuri ibi, turashaka kutubwira kuri iki, cyangwa se uduhereze n'ubuhamya bw'ibyakubayeho. Tubwire ati ngewe gutya na gutya byari bimeze gutya, wavuze ririya jambo riranyura, riramfasha, ndabohoka. Uze utanga ubuhamya muri comment cyangwa se unatwandikire. Urakoze cyane. Uwiteka Imana bamugisha. Reka dusengere aba bantu bafite ibibazo, kandi Uwiteka Imana amanukire kubatabara. Data wa twese Nyiringabo, ndagusabye Mwami kuko uri Imana nziza. Ijambo ryawe riravuze ngo humura ndagutabaye. Rero buri mwe wese reka atabarwe mu ruhare rwe. Reba umumama ushonje umutabare, reba umukobwa wambaye ubusa
umutabare. Reba Mwayimana umugabo wabuze icyo agaburira umuryango we, umutabare. Reba abo barega Mwayimana buri munsi afitiye imanza kandi baramubeshyera, mutabare. Reba Mwayimana uwurembye umeze nabi uri mu bitaro ategereje urupfu, ariko data mugire neza nguje kumutabara. Nyagora ku ngoma we, reba Mwayimana bagutegereje bose bazamuye amaboko bagushaka, ubatabare. Urakoze Nyiringabo, icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Njye ndi Evangeliste Rusasira Emmanuel, ndabashimiye cyane. Kandi iyi YouTube channel yacu ya Elayono Mountain TV mwadusura mukaza mukareba n'ibindi biganiro bikurikira. Inyuma haba hariho ibindi biganiro, waza ugakanda kuri Elayono Mountain TV ukaza ukareba mu mavideo. Hari amavideo menshi y'inkuru nziza za Bibiliya, ubuhamya, ndetse n'iyi nkuru nziza. Hariho ibiganiro byinshi. Hanyuma uhitemo icyo wareba cyangwa se ubirebe byose. Uwiteka Imana aguhe umugisha kugira ngo dukomeze twaguke, kugira ngo nawe Imana ikomeze kugufasha. Urakoze nyiri wowe wakoze subscribe, urakoze wowe utugiriye neza, urakoze wowe nawe mushyashya. Nizere ko ugiye kuba umunyamuryango wacu. Shalom, Uwiteka Imana aguhe umugisha.